ni agahinda n'umubabaro n'ishavu mbese biteye agahinda ni ukuri mu by'ukuri numara kumva ibibereye i Nyamirambo ni agahomamunwa n'impanuka ibereye i Nyamirambo iteye ubwoba n'impanuka itumye abantu benshi bagira ubwoba barahungabana bamwe na bamwe bahura n'ihungabana rikomeye yango ni imodoka ya bisi ubwo yavaga i Nyamirambo irimo impanuka yahuye na moto hanyuma igiye kugonga moto irayikatira ikimara kuba yayikatira ihita ko ihura n'indi modoka ntoya irayigonga ariko mbere yuko igonga iyo modoka ngo yabanje kugonga umwana w'umunyeshuri mutoya rwose garagara ko ari umwana mutoya waruvuye ku ishuri. Ese wakibaza ngo niki cyateye iyi mpanuka, ese byatewe n'iki kugira ngo impanuka ibe, ese byakomotse kuki, ese ni iyihe ntandaro yateye kugira ngo iyi mpanuka ibe? Byinshi muri video ni mu kanya, ariko mbere ko ngiye mvuga abanza kuri subscribe ku utarayikoze, ma comment mu bitekerezo byo kwifuza ko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Yego nta mwanya ushize rwose iyi mpanuka ibaye ubwo yavaga i Nyamirambo impanuka iza Nyabugogo. Abasenga ni musenge kuko impanuka ziri kuba muri iyi minsi ni impanuka ziri gutera abantu ubwoba, ni impanuka ziri gutuma imitima y'abanyarwanda yose ihungabana. Mu by'ukuri nyine ngo iyi modoka yari kuva i Nyamirambo impanuka yerekeza Nyabugogo hanyuma ngo ihura n'umumotari iramukatira ntiyamugonga hanyuma ariko ngo ahita ko agonga umwana w'umunyeshuri waruvuye ku ishuri wo mu kigero cy'imyaka 12 hanyuma mu kugera ibura control ihita ko igonga imodoka ebyiri ziri imbere yayo. Izo modoka rero hararema abantu 23 bose, abantu 23 bose bagahita bahise bakomereka, bari ngo bakaba bahise bageza kwa muganga bari kwitabwaho n'abaganga. Utwaye moto we yahise ko acika amaguru kugeza kuri ubu ngubu. Ni ibibazo n'ukuri biteye ubwoba, ibibazo byatumye buri mumwe wese ahungabana, agira ihungabana ritari ryiza cyane, ritari na ryiza habe na gatoya. Abaturage bamwe na bamwe bari bahari bagerageje kuvuga uko babonye impanuka, bagira bati mu by'ukuri izi modoka za bisi zirimo ziritwara nabi, haba mu bazitwara mo baragenda bayobora rwose. Izi modoka za bisi ntabwo bari kwitwararika neza kuko buri munsi hari kubonekamo impanuka za hato na hato. Abaturage bamwe na bamwe bakomeje kugenda bagira bati imodoka nibihangane rwose bakomeze batwara imodoka neza kuko izi mpanuka zigenda ziba za hato na hato zitera ubwoba kandi zigatuma bamwe na bamwe bagenda bahura n'ihungabana rikomeye. Mu by'ukuri biteye ubwoba kandi biteye agahinda. Nyine dukomeze twihanganishe aba bakomeretse, tubasabira ku Mana kugira ngo babashe kuba bakira kandi dusaba Imana ntihagire n'umwe uva mu mubiri. Umuyobozi wa RIB yavuze ko ibi rwose bidasanzwe ari ibintu biteye ubwoba ku bantu bakomeza kugenda bakora impanuka za hato na hato. Bavuga ko bagabanya umuvuduko wo mu muhanda bakirinda impanuka za hato na hato kugira ngo abantu badakomeza kuhaburira ubuzima. Wakoze gukomeza kudukurikira, gukora subscribe ku muntu utarayikoze, ma comment mu bitekerezo byo kwifuza ko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi, kandi ibitekerezo byawe umpa, inama zawe umpa nizo zituma nanjye nkomeza gukora kandi nkora